tumaze gutandukana bronze hano ngo nabanya ku bintu byagenze njye nabifashe nko kuvuzana n'umiwe nyine ndanavuga nicyo ndenzaho baravuga ngo wanze kugenda i Musanze ejo bundi kandi uba utarwaye ukamubwiye yewe navunitse mbere ya mace y'amagaju turi muri pize Prosper Kirateka Prosper abavuna mu ivi ndavunika mba no mu kibuga banandaruye neza umuyobozi bamfashe akaboko nyine banjana hanze kuko nari mbabaye cyane navunitse mu ivi hanyuma mbyereka ndetse Dr. ama igihe nyine mace amagaju imbabazi igihe mace amagaju kandi kuri liste igihe nyine aravuga ngo ruhuka abafite umuntu yavunika bava muri tizi ati tize nkajya muri tize nkashyiraho parafu nicara nkareba tizi bikarangira nkataha n'abandi Dr. amani imiti amadikora agishyira parafu ubu n'amazi bikagenda bikira ndavuga ati sawa iminsi yose nabaga ndi ku kibuga ndi kureba tizi bijya na tize za nyuma ndi ku kibuga nzireba ndwaye ndajya i Musanze koca abizi staff zose bizi ko ngewe ndwaye kiba i Musanze bisanzwe bavayo ubwo nanjye nakoraga ka gym ndimo ndamenyereza nyine kuko yari mwizi ku ruhande ubwo rero utaratangira gukora imyitozo wapi natangiye ejo maze icyumweru n'igice nakora tizi icyumweru n'igice ntangira ejo nyine ubu nabanje ndaruhutse nshyiraho barafu nizo teko muganga yamaye ndangije ejo nibwo natangiye imyitozo ndayikora irarangira n'uyu munsi nabyutse mwatizo zanjye ndagenzura mu buriri mbona bahamagaye none se ko twumva ko baguhagaritse bimeze gute gahunda za hari n'igiteka byagenze gute ndabariza ngo barabimbwira ubwo ntangiye ku kibuga mbaze Dr. ko utanga raporo bazamagara kapitene dore kumvuga mu uwabyumva ntabwo bitese ntabwo ibyo bamvuze ko nataye akazi ngo naze kujya gukina subizi kapitene baziraga ko urwaye na mbere y'amace y'amagaju ko unarwaye tubizi amatiku yavuye ariko tugiye no ku kibuga ndavuga na Dr. tugeze ku kibuga kwa Dr. tubaza Dr. neza gute kutatanze raporo Dr. namba tugiye ngo gutanga raporo ku bwa Rutanga avunika no gutanga raporo cyangwa ariko niko karamazi yarwaye haje tubizi Dr. azana ku kibuga umureba ni gute uvuga ko mu ngoze ku mugwatanya ngo ku mugwatanya ngo nibwo yavunitse kandi no mito cyo bisipeta bize ku interview ngo ngena avunitse kuri bwa nyuma nuko no bisipeta avuga kandi n'ikimwe n'igice ntajya no mu kibuga Dr. nyine arambwira ati gizwe n'abayobozi biki n'ibiki ko atari umuntu mukuru nawe utana n'amagambo ndabihorera muratize mu kandi bandanyije manatanga ati twakuribeye uzasha kandi ujya kwikina rero ati sawa nta kibazo merci sibabajwe nuko banyibukanye ahubwo bajwe n'amagambo bavuze ko murataye akazi kandi nta n'umwe tugiye kuri kibuga na Dr. Raturi yabiza bibona ko navunitse n'abagenzi banjye bazi ko navunitse ahubwo hari indi mpamvu ngo bayivuga bakubaka kwitwaza ibindi bintu ngo nataye akazi ngo hanze gukina ni gute nakora kujya gukina i Musanze naje kwa Espoir ni gute avuga ko nanze kujya gukina ari umwaka wa nyuma wo kwigaragaza ngo umwanya wo gukina nta kujya gukina ni gute nakora kujya gukina ndifite rero uwo ufite umwanya uhoraho kujya nanze kujya gukina ugasanga ni amatiku nabate sayi mayonete nigendere nta n'ikibazo birimo ahubwo ikibazo ni uko umuntu hejuru ubwabo nataye akazi umwaka wa nyuma ndi mu kintu wo kujya gukina nagiye kwa Espoir najya ahantu hose icyumwe maze ndi ku kibuga bambona uhamwe ngo nataye akazi gute ngo naze kujya gukina gute mutize za nyuma ngo navunitse ngo nakujya gukina kandi abaganga babizi na koca bizi ariko cyabasha byivugiye abati koca bakabyivugira tunavanye namukanze kuri gahunda yanjye tubatwari baravunitse nyine abagenzi banyisha ko mubaza numva amazina n'igice nakora tsendera amacha amagaju ubu ni iki noneho uteganya nyuma rwa Violette niba amayeretse ngiye kwicara n'uza muri hatiyo zanjye nagereze returi irangire ubwo nzashaka indi kipe njyamo cyangwa ubwo natageza n'umwaka ukarangira
nuko gahunda zimeze kabisa.